reka nongere gusuze kandi we wagize gutyo gakanda subscribe kuri Aware TV show. Izere ko buri biganiro byose tugutegurira biba bimeze neza kandi uba wabashije kuryoherwa nabyo. Buri munsi tuba dufite impano nshya, tuba dufite byinshi tugomba kuba twakugaragariza bijyanye n'impano, bijyanye kandi n'ibitekerezo dushobora kuba byagufasha umunsi ku munsi. Niba nawe ufite impano cyangwa se ukaba ufite ibyo ugomba kuzageraho, uyu ni wo mwanya mwiza wo kwagurikira ibiganiro byacu kugira ngo bigufashe nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi. So uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo sendi kumwe nande, tugenda tuzana impano nyinshi zigiye zitandukanye, ariko uyu munsi irika nakire umwe mu bayobozi b'inganzo cyangwa se umwe mu bami b'imyandikire, akaba ari umusizi. Welcome Kimirantare. Urakoze cyane. Okay, amazina ya introduce yourself kuri abantu bari kuka kuri Aware TV show. Ndi Kimirantare cya Rubasha Maheto, ndi intwarane mu ikotaniro ry'intwari, intwari yanjye nyita mwisasira abanzi, ndo abanzi bayigana amakenga. Nitwa Dusenge Jean de la Croix, niyo mazina niswe n'ababyeyi, ariko amazina niswe n'ubusizi. Ndi Kimirantare, ndi Umwami Kimirantare batinya. Umwami Kimirantare batinya, iryo zina ryaturutse kuki? Njya gutangira ubusizi ntago ariko nitwaga, ntago ariyo mazina nakoreshaga, ariko uko nagiye nkomeza kwinjira mu nganzo y'ubusizi, byatumye niga n'amateka y'u Rwanda. Nza kwiga yuko kera habaga ikintu bitaga itorero, niho urubyiruko bajyaga gutorezwa. Abasore bakiri ingimbi bajyaga gutorezwa, bigaga ibintu bitandukanye, bigaga kwivuga, bigaga no kumasha n'ibindi byose byakorwaga kugira ngo habeho no kurinda igihugu. Noneho nza kubona yuko nyine habagamo ikintu cyitwa guhigana ubutwari. Aziko mu Kinyarwanda harimo n'umugani uvuga ngo uguhiga ubutwari muratabara. Naje kumva nyine Kimirantare. Mu busanzwe nkunda ni inyamaswa y'intare. Iranakomeye cyane, ni inyamaswa ikomeye cyane. Rero kubera urukundo nayikunze, kubera n'iryo shyaka ryo kuvuga ngo mbe nyambere muri byose, mbe nyambere muri byose, mbu wa mbere, usibye no kuvuga mu busizi no mu bindi by'ubuzima, kuko ubuzima ntabwo burangirira mu nganzo. Nyuma y'inganzo hari ubundi buzima bukomeza. Ndavuga nti ibyiza nuko nakwita Kimirantare. Kimirantare gute? Kugira ngo nyine n'umwanzi, nyine n'uzaza nyine aje kuvuga ngo duhigane ubutwari, azumva iryo zina atekereze kabiri. Ikindi kuvuga ngo Umwami Kimirantare, umwami nyine, umwami ni nyambere. Mu Rwanda rwa kera umwami yari we muntu wa mbere, niyo muntu wa mbere, nkuko tuvuga ko president ubu ngubu ari we wa mbere, ari we iyo bavugiye kuvuga umuryango wo kwa president wa first family. So n'umwami yari umuntu wa mbere. So nanjye ndi nyambere muri byose, ndifuza gutsinda kandi nkabiharanira nkanabigera, kuko umwami yabagombaga ko ari intwari. Yabaga ari ikigwari, igihugu cyarononekaga, ariko yabaga ari intwari, ari azi gusigasira igihugu, azi kwitanga kandi azi no gushakira ibyiza abaturage biwe, igihugu cyateraga imbere. Ariho n'u Rwanda nyine rwandaga rugakura rukaba runini. So niho havuye Umwami Kimirantare batinya nyine guhabya diversaire. Ese inganzo yawe ikomoka kuki? Ubusizi bwawe? Biragoye. Iki kibazo kiragoye. Navuga ati wenda se muri make ubusizi bwawe bufite irihe pfundo, ni hano cyangwa se imizi yago y'ubusizi bwawe turuka? Imizi y'ubusizi bwanjye rero navuga ko nibwo bwansanze. Ntabwo nigeze njya gushaka kuba umusizi, byaransanze, byaje mu buzima, kuko nta nubwo nigeze niganya yuko mu buzima bwanjye, ntabwo nigeze nkura numva ndi aspired yo kuzaba umusizi, yo kuzaba umwanditsi. Like kuko beside yo kuba umusizi ndi n'umwanditsi, ntabwo nigeze numva ko nzafata ikaramu rimwe na rimwe nkajya nandika ibizafasha abantu. Ntabwo, like, nibyo byansanze, nibyo byambonye, nibyo byanyisangiye wundi, nibyo byampaye izina ry'uwundi w'ubu ngubu. So navuga ko ni impano yari indi muri njyewe, yari itegereje ko rimwe nzafata umwambi nkarasira kuri buji urumuri rukaka. Igisigo cya mbere wasize cyitwaga gute? Cyari kiri mu Cyongereza, mu rurimi rw'Icyongereza. Nandika mu ndimi Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa gikeya rimwe na rimwe. Poeme ya mbere nanditse yitwaga nayise Fears.
ntabwo nigeze ngisohora hanze, nayanditse 2017 ningaga muri segonderi, nari nakaruse nibereye muri classe, numva amagambo araje, mfata agapapuro ndayandikura. Ukarota mu byumve ni kwa kundi ukwepa ibikorwa bimwe na bimwe. Tuvuge niba uri ku ishuri ugakwepa ibikorwa, niba ari umwanya wa classe wenda ukaba wenda uryamye, niba wenda ari umwanya wo kujya muri siporo ukaba wigiriye mu bindi. Vasi ya mbere kuri Fears. Vasi ya mbere kuri Fears ntago nyibuka, ariko harimo amagambo nibuka nanditsemo mvuga ngo when shit goes down and sides got taken, that's how you know who was real and faking. Nibuka ko ari jambo nanditsemo, urumva ashize imyaka myinshi, ntago nibuka neza uko amagambo nayatondetse, ariko nibuka ko ako kantu kari karimo, kuko icyo gihe hari cyo kari gafite kavuze kuri njye. None se nibihe bitabo cyangwa se wenda n'ibindi byanditswe byinshi wakunze gusoma mu bwana bwawe? Ikintu gisekeje rero nuko ntabwo nakuze nkunda gusoma cyane. Nakuze nkunda uburyo bw'imyigire cyangwa se kumenya ibintu n'ibindi bice mu buryo bw'amajwi, like kumva cyangwa se kureba. Nakundaga kumva ibiganiro nyine by'abantu, nakundaga kuganira n'abantu bakuru, icyo ni cya mbere, kuko nakuze nkundwa n'abasaza, nagize igikundiro ku bantu bakuze bari muri societe nakuriyemo. Nakundaga kuganira nabo, icyo ni cya mbere. Nakundaga kumva ibiganiro by'inyungurabwenge, like amadocumentaire kuri radio, nkanareba no kuri televiziyo. Nakundaga kandi igitaramo nyarwanda. Nkakunda amateka nyarwanda, nkakunda amateka y'isi yose. Urebye ibyo nibyo byatumye mbona naho mpera inganzo yanjye, kubera ko urukundo rwo kuvuga ngo menya kanaka byatumye nyine nkunda kwandika. Noneho nkatekereza nk'ikintu, nkandika article cyangwa se nkandika nk'akadokima, nkakashyira wenda muri agenda yanjye, ugaguye akagasoma akavuga ati wow, this is really nice. Then gake ntabwo navuga ko nakuze nge nkunda gusoma, nakuze nkunda kumva no kwitegereza. Umuvugo ushobora kuba warakuvunye kwandika n'uwuhe? Nuwo mperutse kwandika mu minsi ishize, ntabwo urarangira gusohoka, nsohora ibice. Nuwo mperutse kwandika mu minsi ishize, witwa Hearts, Spades, Diamonds, Clubs and the Joker. Like ari amakarita agira ibyiciro bitanu. Hari imitima, amapiki, amakaro, imisaraba, n'ibyo twita jokeri mu Kinyarwanda. Ndumva niyo piece nanditse ingoye, kubera ko nanditse sa nkaho natinze kuryama nijoro, nanditse nko mu masaa 8 gutyo. Nanditse mu minsi 2. Vasi ya mbere yavuga gute? Vasi ya mbere yaravugaga ngo iri mu byiciro bine, numva ko ni nagendeye ku makarita, ku byiciro by'amakarita. Ni ibyiciro izaba iri mu bice 5. Igice cya mbere cyari cyitwaga Hearts nyine to. Kuri Hearts igice cya mbere kiravuga ngo tonight I'm standing in front of myself. I'm going to shake my hands with the dark part of myself. I've been lying to myself for a long time, but tonight I'm going to talk what's inside me. I've been wanting to tell you how I feel about you. You seem not to notice, but today I'm going to tell you because I love you. Muri make ushobora kwenda warabwiraga umuntu akakanya, ushobora kwenda atazi uburyo umufata, ariko ijambo rirenze kuri ibyo cyurite ibintu uko ushobora kumukunda. Well, undi cyo kintu baje gutora biragoye. Baravuga ngo nta muntu ujya usobanura igihangano, urareka umuntu akiyitiramo. Gusa nanjye ubwanjye wayanditse ntabwo nzana inspiration yavuye. Hari ukuntu wicara amagambo akaza, sibyo? Aho kuvuga ngo reka, aho kugira ngo nyine uyatesha agaciro cyangwa se uyihorere, ugafata ikaramu nyine ukandika, akivana mu mutwe nyine akaza, uko ijambo uko irangiza gushyiraho interuro, indi yizana, ugashiduka wakoze umuzingo w'amagambo, cyangwa se wakoze ibika, wanakoze imikarago.
ntabwo navuga ngo nari mfite point nshaka kugaragaza cyangwa se icyo nshaka kugeraho nandika iyo poem kuko finally nibwo naje kwenda gusa nkaho ngira ahantu yidirectingira kubera ko iyo kidafite ahantu iyo igihangano kidafite ahantu kigana abagisoma ntabwo bagihereza umwanya yego ariko nanone biba byiza iyo ushizemo amatsiko ku buryo umuntu najya gusoma yibonamo ariko nyine ntabashe gutora wowe icyo washatse kuvuga nibyo byo kuzimiza right ushobora kuvuga ibintu byinshi then ariko uwibisoma we akiyitiramo icyo ashaka kimwe bitewe na feelings afite kubera ko iyo ndi kwandika ngerageza gusanisha na feelings z'umuntu uzagisoma nkavuga ati nk'iyo ari njye uri kugisoma ni iki nakumvamo uramutse ari wowe plate uri kugisoma wakumva iki so nuko nguko bigenda gusa point yaje kuvamo nyuma izo zose zimaze kuzikora ari 5 naje gusa nkaho mbyubakira nkaho urukundo nyine inzira y'urukundo umuntu nyine yaterese undi okay yaramurambagije barakundana barashakana ariko nyuma biza gufailing ese kuki wahisemo kugaragaza inganzo yawe cyangwa se imyandikire yawe mu busizi nkuko nabivuze ubusizi bwaransanze navuga ko bwantoraguye okay sinavuga ngo bwarantoraguye ariko okay baje bukwishakira bw'ubwa mu cyongereza bavuga ngo poetry found me so ntago nkunda muziki pe nkunda umuziki ikintu cyane cyose nkoze kigomba kuba kiri mu muziki ariko ntago nasanze mfite impano yo kwandika umuziki cyangwa se kuririmba ntago nasanze mfite impano yo kubyina ntago nasanze mfite impano yo gusetsa nisanze mfite impano yo kwandika birushijeho nisanga mfite impano y'ubusizi kubera ko niyo nanditse nk'akantu ngiye nkumva ko kadashimishije nyine kadashamaje hari ugasoma kambwira ati hari ahantu wakoze muri njye so ntago navuga ngo njye nahisemo kugaragaza ibindimo cyangwa se inganzo yanjye mu buryo bw'ubusizi ubusizi nibwo bwansanze ese mu mivugo wandika cyangwa se bijyanye n'ubusizi wandika akenshi wibanda kuki ubuzima buri kintu cyose kibaho wacyandika iyi ntebe twicayeho wayivugaho ahantu hose waba uri iyo ureba abantu baza bagenda iyo ureba abantu bakora mbese ibikorwa byose bya buri munsi situation zose za buri munsi urukundo urwango ubucuti guhemukirana amafaranga ubukire ubukene umupira indirimbo gym ikintu cyose kibaho cyose ubusizi bwakivugaho igihugu urukundo rw'igihugu iterambere ry'igihugu gutanga message zitandukanye z'ubuzima busanzwe twirinde covid ibintu byose bibaho ubusizi bwavugaho imyandikire yabivugaho like ubwanditsi ntago bugira umupaka ese ni iki kintu navuga wenda ushobora kuba tuvuge mu myandikire yawe nihe hantu unyuza ibyo bisigo byawe ni hantu ushobora kuba basanga imivugo yawe ubundi nkora ubusizi mu buryo bubiri hari uburyo bwanditse ibyo bita spoken word poetry hari n'ubwo bita written words poetry biri spoken word hari mfite channel kuri YouTube yitwa JDC_Kimirantare poems ni JDC_Kimirantare poems okay niyo wakandika mu Kimirantare cyo nzi cyo bawitabona imivugo yawe noneho ibyanditse ibyo nakwita written words poetry biri kuri Instagram yanjye ya JDC Kimirantare poems JDC_Kimirantare poems like byose birasa kuri Instagram ushobora kujya hariya muri search box cyangwa hariya mu ishakiro ukandika JDC_Kimirantare poems ushobora kuba wabona bijyanye n'ubusizi bwe ikindi nkeka ko bijyanye n'inganzo ariko ishingiye cyane cyane ku mivugo mbona ko ngiye kuvuga ko mu Rwanda
atari ibintu cyane cyane bikurura audience cyane abantu benshi, ntabwo naba mbeshye kubera ko haracyarimo iterambere. Ese ubona ari iki wenda tuvuge ngo wenda tuvuge niba wenda ugiye gukora umuvugo audience utagitingaho imivugo yawe niyi? Well, nkuko soye gato ntago ari uko audience y'abanyarwanda badashamadukira iby'inganzo zijyanye n'imivugo n'ibisigo. Urugero mfite ndetse no kwivugaho, urugero ugiye kuri YouTube ukareba umusizi witwa Junior Rumaga, afite poems zifite views zigera mu bihumbi, right? Ndabyibuka nshyira poem ya mbere kuri YouTube, yari poem nise ngo ibaruwa nandikiye imfura yanjye. Mu munsi umwe yagize viewers 100, ari video ya mbere nshyize kuri YouTube, viewers 100. Like hari abahanzi benshi cyangwa se abandi bantu bakora ibintu bitandukanye bashyira video zabo kuri YouTube mu masaha 15-16 y'umunsi, badashobora kubona views 100 ako kanya ukibishyiraho kereka wagafashe. Ariko nibwo bwa mbere nari mbikoze, nicyo kintu cya mbere nari nkoze mu buzima. Aho mperukira kurebera ubu ufite views hafi 1000. Izindi video zirimo aho hagati muri views 600-500 niho zigeze. So urumva ko barabishaka, ahubwo like ntago bijya kuri spotlight, ntago abantu babibona. Ikindi audience, imyandikire buriya nta audience igira. Buri muntu wese yakwisangamo, as long as ashobora gufata igitabo cyangwa se urupapuro agasoma, buri muntu wese. Ahubwo vuga ngo kugira ngo atoremo icyo washatse kuvuga. Icyo nge nkunda wenda ku bijyanye n'ubusizi nuko wowe urabareka abantu bakiyitiramo, urabareka bakiyitiramo, ariko nta audience ibaho. Nshobora kwandika ibijyanye n'iby'abana, nshobora kwandika ibijyanye n'urubyiruko, nshobora kwandika ibijyanye n'abantu bakuru, nshobora kwandika ibijyanye like inzego zose z'ubuzima nazandikamo. So nta target audience ihari specific. Ndagira ngo abantu badukurikiye dusangize gato ku ibaruwa wandikiye imfura yawe. Okay. 2 pink lines I know was true. Sooner than later, I'll meet you. You came into my life. I didn't know that one day I'll lose you. I loved you before I saw you, but unfortunately, you're not here with me. I love how you danced in my womb. I love how you kicked my womb. I love the heartbeat that I felt whenever you stumbled. I love how you shook. I loved how you made me feel calm because I knew one day I will see you. But eventually, you didn't get the chance to see the world. I miss you, my son. Muri make hano washaka kuvuga iki? Well, no poeme njya kuyandika, nashatse kwandika ubuzima bw'umubyeyi wari utwite, ariko indikavamo. Yeah. Mu buryo atabigizemo uruhare. Like hari situations zibaho ko umubyeyi aba atwite ariko kubw'amahirwe make indikavamo. So ariko ijya kuvamo hari urukundo, hari level yoko yiyumvaga mu gihe yari atwite. So I wanted to credit that love, that feeling iri hagati y'umubyeyi n'umwana, ariko de plus wa mwana atazigera abona. Wa mwana yatwaye mu mubiri we igihe wenda kigera ku mezi runaka, ariko isi ikamubera isi, ntabashe kuba yabona uwo yakunze, kandi mu by'ukuri yaramutegereje. So nicyo kintu nashakaga kuvuga, like hari abantu noneho bibaho ariko ntabashe kugira uwabiganiriza. So nashaka kugira ngo uwo byabayeho, kuko sindi umubyeyi, sindi umutegarugori cyangwa se umwari, ariko nkunda abana. So I tried to feel how someone could feel biramutse bigenze like nishyize muri uwo mwanya nkumva biramutse bibaye se ku mugore wanjye w'ejo hazaza, like nubwo ntabyifuza nta n'uwo mbyifuriza, ariko se how could I feel, we yakumva ameze ati, kugira ngo wenda niwo bigize n'uwo bibaho yumve ko atari we wenyine.
njyewe wenda nakunze uburyo cyane cyane wenda wibanda no ku buzima. Ikindi navuga ngo uburyo kuri ubu ngubu wenda kuva wanditse kugira ubusizi bwawe bugiye hanze bigufata wenda igihe kingana iki, cyangwa se bigenda gute kugira ngo wandike usohore, biba byanyuze mu zihe nzira? Biterwa kuko nkuko nabivuze nkora ubusizi mu buryo bubiri, cyangwa se yes, ubusizi mu buryo bubiri. Hari spoken word poetry, hari na written word poetry. Iyo ndi bwandike nkabona ko piece like let me call it a piece. Iyo ndi bwandike nkabona ko that piece izavamo something to narrate, like kuyivuga, bimfata igihe kinini kuko nta production team ndagira iri stable ku buryo mvuga ngo mfite piece right now then mpite nyitanga abayandika ba decoding niba ari video, niba ari lyrics video nyikore direct wenda like after 1 week bisohotse, because bifata igihe. Hari kubera ko ndi umunyeshuri, na production team yanjye hafi ya yose n'abanyeshuri, so biragoye kugira ngo tuzahuze dukore piece imwe iva indijyaho. Niyo mpamvu wenda ku ma social media kuri YouTube hari zikiri nkeya, ariko ndazifite zanditse. Anytime mbonye time na production team iri stable zajya hanze. Noneho iyo iri written n'iminota 30 naba nyikoze nkayishyira hanze, kubera ko gusa mbanza gukenera yuko nshobora kwandika hakazamo amakosa. Ari mba mu muryango witwa Writer Space Association, chapter y'u Rwanda, ibamo abandi banditsi bandika ama story, abandika ama script, abandika ama poem. Hari iminsi tugiraho yo gusharinga, nyine yo gutangamo ama poem bakagukorera review. So ndategereza umunsi wo gusharinga ama poem wagera, nabona amakosa bambwiye nkosora ibi n'ibi, nkabona kuyakosora, ubundi nkabona kwishyira hanze. Ariko mu by'ukuri kwandika ntabwo bishobora kumfata iminota 15. Ikindi kintu nshobora kuba nakubaza, niba hari umwe mu muvugo aka kanya wenda ushobora kuba ufite kano kanya ushobora kwenda wasangiza abanadukurikiye, aho yatubishobo. Okay. Umuvugo ya twawe urahari ntago wabura. Hari maze iminsi nitegereza ukuntu urubyiruko rubayeho. Hari ikintu nakuvuga ngo ni generation gap hagati yacu n'ababyeyi bacu. Kandi hari ibibazo urubyiruko rufite ababyeyi bacu badatakolinga cyangwa se batabona. Mu by'ukuri turishimye ariko ntabwo twishimye. So ni umuvugo nakoze nise urungano. Ngiye kubasangizaho ibika nka 2. Okay. Mfite ubwoba ndabareba bukancisha. Mfite ubwoba bw'urungano n'aho turi kuganira ejo hazaza. Ibyo dukora nuko tumeze ni ntaho bihuriye, ni itandukaniro. Turi imbuto zakomotse ku mizi ibabaye, turi imbuto zakomotse ku mizi yakomeretse, ariko iyo mizi yacu n'urwo ruhanga rwacu ntago bihuje. Rubyiruko rungano, ese turagana he? Twahisemo inzira y'ubuyobe. We choose to idealize the reality, while a real reality is like a double-edged sword to ours. We are hurting inside, but we are laughing outside. We are the happy souls, yet our inner sides are crumbling. We are shaking everywhere. We are not firm to the ground, yet we are all praising the future. We are ignoring the past and we are focusing on the future, yet we are ignoring our own present. Where are we going? Nigeze kumva umukuru avuga ngo niwibagirwa hahise hawe ntuzamenye ejo hazaza hawe. Ariko ko hose tuhirengagiza n'ejo hazaza hakaba ari ntaho dufite. Turagana he? Rungano, mureke dusubire ku isoko. Dufite iterambere, turi mu isi nzima. Ibyo abasokuruza bacu bifuje n'ibyo dufite
inzozi zarasubijwe ariko ko turimo turaganira muri gehenomu aho ijuru ntirizatugora rungano dutekereza. What do you expect when dumb people have smartphones? We are growing stupid due to the internet, yet we must be the bravest and the most courageous generation that ever existed. Yet, look at us. Where are we going? We are suffering and the stupidity that we created. We are suffering from the ideological world. We are struggling for likes, yet we must be struggling for our own lives. Where are we going? Thank you. Where are we going? Turimo turajya he? Niba turimo turimakaza imitekerereze yacu ishingiye ku navuga ngo ubuzima budafatitse, ubuzima budafatitse, turimo turagaye. Ni ngombwa ko tugaruka ku isoko tukubaka ubuzima bwacu, nta ntambwe n'imwe dutarutse cyangwa se nta gikana kimwe dutarutse. Ikindi kandi tukirinda kugendera ku byo tubona biba byashyizwe kuri murandasi, akenshi bishobora kuba bidafite n'aho bihuriye ku buzima bwacu. Mbere na mbere banza rero ubuzima bwawe urebe icyerekezo bufite, ndetse unige n'uburyo ugomba kuzabutwaramo kugira ngo uzagere ku cyo ugera. Exactly. Ese mugira uburyo bwo kwigaragaza ku bantu bakora ubusizi cyangwa se ibitaramo buraboneka cyane? Yego. Ariko most of the time bari mu ma festival, like amaserukiramuco abaho, ku buryo ubasha kubona audience ari byo byateganyijwe. Like ntabwo wajya guperforminga, ntabwo ndabibona, ariko maybe bizaza kuvuga ngo wenda like abastari bakoze concert then hajemo umusizi yawe. Dufite byinshi twagaragaza, ariko ama shows yo kubigaragaza amaracyari make, ariko ama festival yo yaje biraboneka. Ese aka kanya umuntu ukurikiye Aware TV show wenda ari umusizi, ni iki kintu ushobora kwamubwira cyangwa se niye nama umugira mu bijyanye n'ubusizi bwe? Okay, umuntu ashaka kuba umusizi, cyangwa se asanzwe ari n'umusizi, ikintu namubwira ni ibintu bitatu. Ikintu cya mbere, nubwo njye benda bitambayeho ariko ubu ngubu mbirimo, nasome. Kuko burya umwanditsi mwiza ni n'umusomyi mwiza. Kuko hari uburyo bw'imyandikire bwinshi. Like poetry ni ikintu kinini. Ni ikintu kinini cyane, gifite navuga amastile menshi. Hari amastile menshi cyane, so it's better ko usoma ukihugura, bitagukundira wenda ukamera nkanjye ukumva cyangwa se ukitegereza. Icya kabiri, be yourself, ba wowe. Sibyo? Hari abanditsi benshi n'abasizi benshi bari hanze mu ruhando rw'ubusizi benshi pe beza, nanjye hari abo nshaka kwigiraho, ariko buri wese agira umwihariko. Hari ibyo ushoboye njye ntashoboye. That's your uniqueness. That's your uniqueness. Menya ngo niba wanditse umuntu nasoma aravuga ati this is uyu ni kanaka wabyanditse. Niyumva avuga ati uyu ni runaka. Sibyo? Ushobora no kuba uri umwanditsi mwiza ariko wenda utaba n'umusizi mwiza. Hari uburyo bwinshi bw'imyandikire. Ushobora kuba wenda udashobora kuba umusizi ariko ukaba umwanditsi w'inkuru, umwanditsi w'ibitabo. So be yourself. Icya gatatu, speak your mind. Ariko umenye audience, umenye ibyo ugaburira abantu. Sibyo? Ntago dukeneye inyandiko inyandiko ntabwo zijya zisaza. Ikintu nanditse uno munsi imyaka 100 kizaba kikiriho. Urugero natanga, sorry gato, speak your mind ni nko kuvuga ngo ibitekerezo byawe ubishyire hanze. Ikintu uri gutekereza aka kanya ugishyira hanze. Speak your mind like kuba ako kanya wowe ukomeze mu mitekerereze yawe. Ushobora kunyuza mu buryo bwo kwandika, cyangwa se niba ufite wenda igikoresho gishobora kuba gifata amajwi, ushobora kubivuga ukabika amajwi. Muri make anavuze n'ikintu kiza cyane ngo nta nyandiko isaza, cyangwa se ibyavuzwe bishobora kuba byasaza. Ibyo nashakaga kwemphasizingaho, nta nyandiko isaza. Urugero natanga ni Bibiliya. Bibiliya imaze imyaka tutabara, ariko
niba nta nyandiko isaza menya ndandika iki Yeah. kuko iyo nyandiko nuramuka utabarutse iyo nyandiko niwo uzasigara abantu bazakujorera kubera kuri iyo nyandiko niyo mateka uzasiga imusozi. So iki nama nagira abanditsi cyangwa se ushaka kubitangira andika ariko umenye ngo uragaburira iki kuko inyandiko ni nk'igaburo ni nk'ifunguro uri guserva ibiryo. So andika umenye ngo urandikira nde umenye urandika ibiki urandika mu buhe buryo sibyo noneho uratanga iye message after all. Sometimes you are writing to express your feelings. Sometimes you are writing to express someone's feelings. Sometimes you're addressing certain matter in the society. Ariko se after all in the end what are you speaking? What are you writing? So that's good. Aka kanya GDC umwami Kimirantare mu muryango we afatwa gute nk'umusizi? Well, mu muryango byamaze kuba ibintu bisanzwe barumuna banjye bashiki banjye ababyeyi banjye nibo bafana ba mbere mfite. Byarasakaye na n'inshuti zanjye nyine bimaze kuba ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu navuga ngo nyine bikiri bigiteje chaos ngo ngo uriya n'umwanditsi no byabaye ibintu bisanzwe ariko every day birahindagurika like biva mu byiza biba byiza cyane. Bimwe mu nganzo yawe nuhe muvugo cyangwa support yawe ushobora kubuzi neza n'abantu bo muri society ashobora kuba kuzeho cyane ukahita unayitingiza? byangora kumenya ngo iyi ngiyi niyo abantu bazi cyane. Iyo abantu bazi cyane nayivuzeho ni baruwa nandikiye imfura yanjye nayivuzeho. indi abantu bashobora kuba bazi ni yitwa something about you verse 1. Okay. Something about you ni poem nanditse njya ari nk'amagambo umukunzi abwira abantu bakundana babwirana. So verse imwe muri iyo poem something about you brings me closer to you. Whenever I think of our family, it's only you that I see as my backbone with our happy children. Something about your life makes my life easier because you are the pillar of my everything. I love you today and you're everything to me. Something about you keeps my day bright because you are the sun of my life and I don't need other sun for that. Yeah. Ni muri modo ngiyo. Buri kimwe cyose kikwerekeyeho ni nk'izuba ry'umunsi wanjye. Navuga ko wende intambwe zanjye zishobora kuba ziyoborwa nawe. Muri make wowe ukuri ni wo murikira aho nyura hose cyangwa se aho ntambuga. Like ukuntu nyine ukundana n'umuntu man ukumva nyine yaguye hashashe to. Like kumva nyine asuga abantu mukora usizi bigiye bagora gutera itara. Ore warya indobo. Indobo asuga ngiye sindakunda. N'indobo urazirya. Ko numva mufite amagambo akakaye. Ntabwo abantu bose bakunda amagambo. Ntabwo abantu bose bakunda amagambo ariko indobo urazirya da. Ikindi kintu nibiye ibintu bidasanzwe ushobora kuba waragize muri no kariyeri yawe y'ubusizi? Kimwe mu bihe bidasanzwe nagize ni video ya mbere na uploadings. I mean poem ya mbere nasohoye yitwaga ngo actually ya mbere nanditse ntabwo irasohoka kugeza na n'ubu ntabwo abantu bayizi. Iya mbere nashize hanze yitwaga ngo meeting you almost 2018 gutyo na 19. Ntabwo nyibuka neza ariko niyo nashyize hanze bwa mbere. Ukuntu yakiriwe ni ibintu byantunguye ntabwo ari ibintu next yari imaye magambo. Well ndibuka yuko yavugaga kukuntu n'umuntu twagombaga kuzahura nandika na expressinga nyine umunsi nahuye n'umuntu like harimo amagambo avuga ngo
you became my reason to believe, because I never believed in love in the first sight before. If I was afraid, now I'm not afraid. If I was unhappy, now I can even laugh till the day. If I was scared, now I'm scared no more. Like, ni ibintu nk'ibyo umuntu navugaga nyine ko actually nayanditse muri ubwo buryo mvuga ngo nzahura n'umuntu actually nta nubwo twigeze tunahura, ariko yavugaga kuri nyine urukundo n'imbaraga uzamuka umuntu muramukamu urukundo, ibyo bita love at first sight. Okay. Jesse, nyuma y'ubusizi ukora iki? Navuga ko nikorera. Se ubusizi ni inganzo ishobora kuba yabyara amafaranga cyane cyane. Kuko as for now hari nk'ukuntu umuntu akora ubukwe akakubwira ati nigeze kubona poeme yawe like imeze gutya na gutya, wanyandikira poeme ukazaza ukayivuga mu bukwe, ayo n'amafaranga aba yinjiye. Hari nk'ukuntu umuntu agira nka anniversaire kugira ati mfite umuntu w'inshuti yanjye azagira anniversaire, waza ukaperformingamo akantu, so bigira amafaranga, ariko ntabwo birajya on the spotlight ku buryo wavuga ngo ni kariyeri izakubeshaho, ariko ubwanditsi azi kwandika biratinda ariko araza. Ese ubusizi bwawe niki bugufasha mu buzima bwawe busanzwe bwa buri munsi? Ubusizi bwanjye kuba umusizi ikintu cya mbere binambutsa wanjye ubwanjye nka Dusenge Jean de la Croix ntabasha kwitambutsa. For example, nshobora kwandika piece ndahangaha perezida akazayibona because isi yabaye umudugudu, right? Nshobora kuyipostinga kuri Instagram, Twitter, YouTube ikazamugeraho. So kuri njyewe bimfasha kuba uwondiwe muri society, bimfasha no gutambutsa ibitekerezo byanjye, so ku buryo ibyo ntabasha kubona aho mbivugira niba nanditse bijya kuri spotlight n'umuntu akabibona. So imwe muri piece wanditse baka kanya ushobora kuba ihoraho, ushobora kuba ahari hose ushobora kwandika ku gikuta. nakwandika ku gikuta aho waba ugeze hose ukavuga ati aya magambo yarantacinze uko byaskosaho nagera nayandika. actually buri piece yose nanditse irimo amagambo yakoze ku mutima. Iyo wibuka cyane? Iyo nibuka cyane biragora kubera ko umuntu aba yaranditse piece nyinshi kandi urebye ziba zifite nk'ahantu nk'ipfundo, so ari igihe ujya kwibuka imwe agatazamo andi magambo utuntu nk'utwo, ariko iyo nibuka cyane niyo nandikiye umukobwa dukundana yitwa Batamuriza. Yavugaga gute? Yavugaga ngo nyamba itatse iraba gisabo gisendereje yera, biganza byuje ubuhoro, teta utoneshwe wizihirwe. Saro runigi rwatatse ubwiza na rurema, rukundo nahawe n'Imana, rugori uzantegera karame ndagukunda, something like that. Aya magambo arakomeye cyane. So navuga ko ubusizi biri mu bumwe mu buryo bwo kugaragazamo ibitekerezo byawe. Mbonereho no kuba aka kanya wenda ushobora kuba wibaza ngo se uburyo bw'ubusizi bitandukanye no kuba umuntu wenda yaririmba cyangwa se yakora wenda nk'igihangano, ariko nabo bagira performance cyangwa se uburyo bwo kuba bagaragaza ibitekerezo byabo. Hari ibitaramo byinshi bigenda biba bigaragaramo abasizi, ariko aka kanya nakubwira ngo wenda nyarukira kuri YouTube channel yiwe ni _Kimirantare poems. Ushobora kuba wenda wagenda ubona imwe mu mivugo yiwe, wenda ukanamusigira igitekerezo yaba ku myandikire yaba uburyo ubusizi bwabo bukoramo, kubera ko ibyo ukora ndetse kubikorera abantu
cyane ushobora kujya ku rukuta rwe rwa Instagram n'ubundi ni GDC Kimirantare _poems ukaba naho wamubona cyane ukakana follow ndetse ukagenda usoma n'izo pieces urumva zose ashobora kuba atazibuka neza cyane uko yagize inspiration niko yandika ariko ndakeka zose ushobora kugenda zinyuramo ari nabwo ushobora no gutanga igitekerezo muri section ya comment kuri our TV show mbonera no kuvuga ngo ese aka kanya niyo poem uheruka gusohora iyo mperuka gusohora nayivuze ni igice cya mbere cya ya poem navuze yitwa Hearts, Spades, Diamonds, Clubs and the Joker. Niyo mperuka kwandikaho. Already out? Igice cya mbere kiri hanze ariko mu buryo bwanditse ntabwo nteganya kuzayirecordinga kuko ni ndende yaba nziza iri recorded, so once yose yagiye hanze I will just upload it maybe. Okay, ijambo rimwe ku bantu bakurikiye muri aka kanya. Ijambo rimwe ku bantu bankurikiye ndabashimira, like hari byinshi nagezeho ntumvaga ko nzageraho mu gihe gitoya, ariko because of you guys I'm here I am, and I hope to see you guys tomorrow because I have a lot tricks under my sleeve, so you better watch out. So reka nshimire buri muntu wese twabanye muri Aware TV show. Uyu munsi twari turi kumwe ni umusizi ukomeye cyane bita GDC Umwami Kimirantare _ mbonera no kugushimira cyane ku mwanya twabanye. Thanks. Okay. Nakubwira ngo ibiganiro byose bya Aware TV show hano ugomba kuraga ibisanga ni hano nta handi, kandi subscribe ndetse ukore na share ku biganiro byose ugomba kuraga byabanje ndetse bigiye kuzaza, ugome ube in touch. Ngiye nitwa MC Plati wanya Marina Tech for Lux Mountain. Tuzongere duhure kuri episode y'utaha. Ciao ciao.